Verope ndamubwira ati ako ngako nakawe arakabitse. Turakomeje turaje ku munsi hanyuma arambwira ati ariko hari udufaranga duke bakohereje hano twari $300 umuntu yari yohereje ava muri Canada. Nibuka ko hari akandi ka envelope mfite ndebe ko twagura mu ikintu kimwe twashaka kugura cy'itorero. Kiye kureba muri ya envelope sanga ya mafaranga yuzuye. Noneho hamagara Leonard n'umudamu we yabatekereza ati ibintu byakomeye hano. Byukuri hari igihe ubona ikintu ukumva atari cyo ukagishira iruhande utegereje ikizaza nawe ikindi cyarahageze. Fungura iyo envelope ureba ikirimo n'ikimana gusaba muri iyi gitondo. Fungura. Haleluya. Noneho sanga na amafaranga yuzuye. Ndatangara. Icyo nakoze vuba nahise nohereza madame yandi. Kandi ibyumweru bibiri byari byuzuye. Byari bitaragera. Ibyumweru bibiri bitaragera kuko Yesu yari yararangije kuvuka. Araza arangiza icyo kibazo. Numva ndanezerewe. Hari igihe Imana ikurangiriza ikibazo mu by'ukuri cyari kiguhangayikishije ariko wakomeza hirya no hino ushakisha usaba Imana kandi cyararangiye. Hari ikibazo cyarangiye Imana ikubwira ngo icyo kireke jya ku kindi gikurikira. Icyo kireke, reka gukomeza gusengera icyo kuko cyarangije kuvuka. Ni nk'uwasenga ngo Yesu vuka kandi yararangije kuvuka. Iryo sengesho ari cyo ryongera? Oya, ahubwo wakomeza usabira ibindi. Ibyo bintu rero byaranyigishije cyane. Hari ijwi umuntu wari we wese hano, si pasiteri si umudiyakoni, riba mu mutima we iyo Imana igiye kumugeza ku bintu, iryo jwi rikaza ari conviction ikomeye muri wowe. Undi muntu adashobora kukwambura, undi muntu adashobora kugukuramo icyo gitekerezo. Iryo jwi ndagira ngo nturisuzugure kuko rimwe rirakuganisha hariya hantu. Kwizera rero kujyana no gushishoza iyo ufite intumbero y'icugeraho. Ikindi, iyo umaze kumenya ko inyenyeri ari iya Yesu, ntiyagira ubundi ikindi kintu kikwambura gukurikira aho nyine. Niyo bakubwira ngo undi Yesu arahi iruhande n'undi ari iruhande, mwihorere. Niyo bakubwira ngo inka yawe yabyaye iruhande cyangwa imodoka yawe yagonze, ibyo ntibikurangaza. We komeza ubwenge bwawe ubuganisha kuri cya kintu. Impamvu Satani agongesha imodoka yawe igihe wowe witeguye kwakira kiriya ni ukubwira ngo ukure attention yawe ku mugisha wawe. Satani aguteza utuntu iruhande kugira ngo rya jisho rireba aho Yesu yavukiye uryunamure uze kureba ya modoka. Wiribwe muri garage, urare muri garage utuka Imana, Mana ibi ni ibiki bana. Bibwire bati wa modoka we buryamye aha ndacyakurikiye aho yavukiye. Nimara kuhagera tuzamenya ikibazo cyawe. Reka gukura ubwenge bwawe ibitekerezo byawe kuri iryo sezerano uriho. Wikuraho ibitekerezo. Nubwo Satani aza kukubesha kwambura, komeza urebe iryo sezerano ryawe kugeza igihe uzarifata. Haleluya. Satani ni umu expert, amaze kumenya ko inyenyeri wayibonye, inyenyeri wizeye ko ariyo, ikintu ari bukorere nuko kwambura ya focus yawe cyangwa se kwagutumbira kwawe. Kandi bibashije gato gusa Satani akunamura amaso yawe yakuye kuri Yesu kugira ngo uzongere uhindukize umutwe, biragoye. Iyo utangiye gupanika ngo umunyu washize mu nzu, ejo mu gitondo n'amavuta arashira. Iyo utangiye kwakira n'amavuta ko amakara nayo arashira. Ejo amakara yashira, kashe pawe karangira. Kashe pawe yarangira, urwandiko ku kazi bakarukwandika. Icyo gihe warangiza ngo ariko ngi ibibazo kuri ibibazo Mana yanjye bigenda bigerekeranye. Uzarebe iyo wahaye ikibazo importance, iyo wagihaye agaciro kibyara ikindi.
ariko iyo umunyu ushize ugakomeza na Yesu wawe n'amasezerano, uko byagenda kose Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Umunyu ukamenya ko umutima wawe utawukuye kuri Yesu ngo ari we ureba, ubwira n'amavuta ngo nushake wicecekere uhagume, ntacyo bimubwiye. Ibintu bigira ururimi rwabyo. Bibiliya iravuga ngo umuhengeri uhamagara undi muhengeri. Ni ukuvuga ko ikibazo gihamagara ikindi kibazo. Iyo umutwe wawe wuzuyemo uwo mwana, uyu mwana n'undi nawe aba nkawe. None ibaze babaye babiri, uwa gatatu nawe agafatwa gutyo, uwa kane nawe warangiza si umwana ni se cyangwa ni nyina. Ejo nyina yavaho n'abakozi, ugaturika ya masengesho wagiraga yo kwinginga, yo guhamagara imigisha y'Imana, gusengera abantu agahagarara, kuko utangiye gusigiye cyose gusengera uyu mwana. Uzi ko uyu mwana amaze kurusha Imana agaciro. Imana nukiyisenga n'uyu mwana. Icyo gihe ugasanga umwana wamugize akagirwa amana. Apana, komeza amaso yawe kuri Yesu. Impamvu benshi tutaragera i Betelehemu ni ibibazo tugenda duhura nabyo mu nzira, tugahagarika urugendo tukabanza gushakisha kurangiza ibibazo tugakomeza ibindi, kurangiza ibibazo tugakomeza ibindi. Iyo bibaye ngombwa, hari ubwo Imana umutwe wawe iwuhindukiza, kuko ukererewe igihe kinini mu nzira, ikawuhindukiza kubw'imbaraga zayo ikawuhindukiza. Uzi uko Imana yasunitse Loti n'umugore w'i Sodoma, Imana ikagusunika ikwangaza ikorozaho Yesu yavukiye, kuko uratinze mu nzira. Kandi iyo utinze mu nzira uba ukoze Imana isoni, kuko abantu baravuga ngo ariko Imana yibahe, igitondo umugoroba ari hariya aviwe ni hariya. Imana rero nishaka gukorwa n'isoni. Niba wananiwe kureba inyenyeri, irakuyoboza igitugu cyayo kugira ngo ikugeze hariya hantu hahandi hazakuviramo ikintu gikomeye. Haleluya! Hari ikimenyetso mu buzima bwacu kigomba kutugeza hariya tutarangajwe n'ibindi. Aba barakomeza kubera ko urugendo rwabaye rurerure. Bageze i Betelehemu batangira kubaza umwami Herode aho atuye. Herode, watubwira aho umwami w'Abayuda yavukiye? Ubwo barimo barabaza nde? Umwami. Birabaje ntawabyihanganira. Herode yari afite rezo yo kubabara, kuko yari yarubatse itorero, yari yarubatse urusengero kugira ngo agure Abayuda bose azababera umwami kugeza apfuye. None baramubwira ngo umwami wo mu Bayuda wavutse arihe? Burya aba bantu barambeshya ngo i Yerusalemu bose bahagarika umutima. Aba bantu barabayinose, ariko innocence yabo ntitwayijustifia, kuko bakuye amaso yabo ku nyenyeri bareba Herode. Niyo nababwiye, reka gukura amaso yawe kuri cya kimenyetso kiri umutima wawe kikuroza hariya ngo utangire kubaza point de vue abandi. Ni wowe nahari yugera, ntabwo ari undi ugomba kuhinjira, si n'umugore wawe si n'umugabo wawe, kuko ahantu Imana ishaka kugeza n'urwego ishaka kugezamo ni wowe nawe mubiziranyemo, ni wowe n'Imana yawe. Ikibazo gihari nuko ushaka gukura amaso yawe kuri iriya nyenyeri ngo ubaze abandi bantu. Icyo gihe umuntu yinjira mu mwijima ukomeye, kuko iyo nzira arimo atigeze kuyimenya. Iyo ukuye amaso yawe ku masengesho, kwizera ijambo ry'Imana,